ku ruhande rwanjye ndababaye kuko abo bahanzi bagiye, ariko ndanishimye kubera uburyo bagiyemo. Hari abavuga ngo nabonye bagenda bandika ngo bazahora babibuka, umuntu yibuka abo yibagiwe. Abana bacu bakubiswe inkoni nyinshi kubera amafaranga bagiye batwiba bajya kureba udusobanuye. Urupfu rwe rwababaje benshi ariko rwanashimishije bakeya. Ntabwo dukwiriye kuririra abapfuye, ntabwo mbibona neza. Ibintu byo gushimagiza umuntu ngo nuko yapfuye kandi akiriho mutarabikoze n'uburyarya biriye. Ni ibibazo abantu barwaye umutwe, sibyo nta kindi, nta hiti ngewe mbona hariya. Hanyuma kuko guseka ari ikintu cyiza, babonye ibisekeje baraseka. Abana bacu ni beza bihagije, ntabwo bakeneye kwiyandarika. Abantu nibambare imyenda bakwiriye. Uwo muntu wakoze ibyo turamuzi, umwe wagiye mu gitaramo yambaye yatawe muri yombi kuko yavuze ngo yakanguriye urundi rubyiruko rugenzi rwe ngo batinyuke barashoboye. Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, mwongeye mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko mwiriwe neza kandi mumeze neza cyane, mukaba muri gukurikirana BigTown TV. Aka kanya tukaba turi kumwe n'umugabo hano, akaba yitwa RWA, n'umusesenguzi uzwi mu Rwanda. N'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro, ariko uko ariko kose gahunda za kugenda neza. Icyo mbasaba mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV no gukanda subscribe, maze mugakurikirana izi gahunda zacyo za buri munsi. Nanje behind the camera hano nkaba nitwa Bacyu. Let's go like this. Turi kumwe na Bwana RWA, reka tubanze tumuhe ikaze mu biganiro byacyo. Ndabishimiye karibu sana kuba ngeze aha hitwa BigTown, right? Yeah. Kandi nishimiye guhura nawe. Nanje ndishimye cyane guhura nawe. Ukuntu uvuga ikinyarwanda. Nukubera iki? Kandi ntekereza ko mbihuriyeho n'abandi benshi. Ni benshi cyane kweli. Buriya na amateka y'igihugu cyacu tuba twavukiye no gukurira ahantu hatandukanye. Urahavuga? Tanzania, Mwanza, Dodoma, Arusha, Dar. Urahazi? Okay. Muri Tanzania ndaza ahantu henshi. Sawa. Hagati ngaho twahita tunatangira nawe tukumenye. RWA ni umuntu ki? Ni RWA Pascal. Akadomo gusa. RWA Pascal. Akadomo gusa. Ariko kwivugana ngo bibe bihagije. RWA Pascal uwo bidahagije. Buriya nibwo mba nivuze neza. Nukuvuga ahita ajya gushakisha ibindi byose akeneye kuri njyewe. Kuruta njyewe ntagiye nkavuga ngo urabona ngo for example wenda ushobora kumbaza ngo mfite imyaka ingahe, wakagenda akayishaka niba ari cyo yifuza. Mfite abana bangahe, wakagenda akabishaka niba ari cyo yifuza. Ntuye hehe akabishaka. Mureka abantu bakoreshe ubwonko bwabo babona ibyo bifuza. Kuko nge nshaka kuzajya nivuga gutyo uhereye none hakugeza igihe nzamara. Noneho abantu bakumva bavuze ngo RWA Pascal bagahita bamenya uwo ari we gusa, bitabaye ibintu byo kujya gushakisha. Kenshi aho bashakira ibi byose wavuze ni kuri aya mateleviziyo, ni nko kuri BigTown. So byaba ari ibihe byiza cyane kugira ngo tumenye. Kandi uraza kubibona muri comment abantu bakubwira ko banze. Bivunika rwose. Barakuzi ariko hari abatakuzi. Abatanzi barazisoma comment birarangira bamenye. Comment zigiye gusobanura RWA uwo ari we. Ndabizi baraza zisobanura RWA uwo ari we. Yego. RWA yavukiye he, yakuriye he? Ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Tubaze nde? Nukuvuga ngo nakubwiye ngo presentation yanjye nitwa RWA Pascal Akadomo. Okay. Nugerageza kubaza ikibazo kindi kinganisha muri presentation,
nta gisubizo uri bubone. So urahitamo gupfusha iminota yawe ubusa cyangwa gukomeza ikiganiro. Turakomeza. Yes, hano mu Rwanda hari byinshi birimo kuvugwaho n'abantu benshi batandukanye ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro bya essence, amazutu. Ibi bintu birimo kuvugisha abantu benshi, abamotari baravuga za mubazi ibiki, abagenzi nabo moto zuriye, abafite amamodoka nabo essence eze nabi ukuntu. Iki kibazo urakibona gute? Niki cyakemurwa gute cyangwa kimeze gute kuri wowe? Ibi muri kubona ni imirabyo, uri kunyumva? Ibi muri kubona ni imirabyo, inkuba ziri hafi gukurikira. Kubera iki? Kubera yuko ibyo muri kubona byose nabivuze mu kiganiro muri December last year 2021 kuri Max TV. Hari ibiganiro bigira nko kuri 3 twasuye n'isoko rya Kimironko tubivugaho, tuvuga ibiciro mu mboni zanjye aho bizagarukira. Haraburaho gatoya ngo bihagere, kuvuga ngo niyo mpamvu mvuze yuko muri kubona imirabyo, inkuba ziri hafi. Ntabwo ibiciro bigiye guhagarara kuzamuka, ahubwo bigiye gukomeza kugenda bitewe n'ikibazo gikurikira. Hari ikibazo kiri global economy igiye kugwa cyane, ibyaratangiye igiye kujya hasi cyane. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, bigiye kuba ku isi hose. Biraterwa n'iriya ntambara yabaye ikinakomeje y'Amerika, aho iri kurwana n'Uburusiya mu kibuga batiye muri Ukraine. Hari n'indi iri gututumba hagati y'Ubushinwa na Amerika mu kibuga bashaka gutira muri Taiwan. Hakaba rero na Kongo irwana n'u Rwanda, reka mbivuge gutyo, bigatira ikibuga hehe muri Kongo. Sibyo? Ibi bintu biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bigomba kutwafekta byanze bikunze abari muri karere k'ibiyaga bigari. Buretse gato. Bigomba kutwafektinga muri icyo kibazo kizamuka ry'ibiciro mu buryo buri lokali. Ariko ku rwego rw'isi nta nyanja twegereye, sibyo? Turi igihugu kidaturiye inyanja, n'ibituriye inyanja ntibyorohewe. Hanyuma kubera yuko ibintu byose bigendera ku giciro cy'akagunguru ka peteroli, ikabitugeraho iturutse kure, ibiciro bizakomeza rero bizamuke, kuko nako katazahagarara kugira gute kuzamuka. Hanyuma na bya bindi twavugaga by'Ubushinwa na Amerika. Ubushinwa ku rwego rw'isi ni igihugu kiproducing ibintu byinshi abantu bose bakeneye, haba n'abanyamerika ubwabo, urumva, n'abanyarwanda tutiyibagiwe, kugeza ku mukene wa nyuma uheruka abandi mu Rwanda. Ntabwo wajya mu rugo rwe ngo usange nta gashati kariyo, cyangwa agakoresho ko mu rugo, cyangwa agatasi cyangwa agakombe kanditseho made in China. So, ibyo byose rero kubera yuko aho binyura hari mu ntambara, hakaba hagomba negotiations zitandukanye mu rwego rwo hejuru rwa politike no mu buryo busanzwe. Ku bitwaje izo ntwaro barimo barwana, haboneka inzira ibintu binyuramo. Iryo gorana rituma ibiciro bizamuka, hanyuma ubuzima bukarushaho guhenda. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo bitegure cyane kurusha, kuko nta kintu bari bwabone. Sawa, reka dusubire inyuma gatoya mu gihe urimo gusobanura ahantu wavuze ngo u Rwanda muri Kongo. Kandi tuzi ko Kongo irimo kurwana na Kongo. Ni Kongo iri kurwana na Kongo kuko abaturage barimo gukubitwa bavuga ngo n'abanyarwanda bariya n'abakongomani. Ibyo ni wowe ubivuze, ntabwo ari njyewe. Kariya gace kose barwaniramo n'ak'u Rwanda. N'ak'u Rwanda. N'amazina yaho menshi ni amanyarwanda.
n'abariyo bose bavuga ikinyarwanda. Uburyo bwiza bwo gusoza iyi ntambara igashoboka bikemera ni ukugarura kariya gace kakaza ku Rwanda. So abarwana intambara muri Kongo badaharanira icyo kintu ntabwo bizashoboka, ntibazayirangiza ngo bayitsinde. Ariko the end niba bifuza ko kariya gace kigenga ukwako cyangwa kakagarukira u Rwanda nk'uko byahoze, aho ho birashoboka. Iyo mvuze rero ko ari u Rwanda ruri kurwanayo, nicyo ndi gusobanura. Ndi kuvuga rwa Rwanda rwa kera, ibintu bikimeze uko byari bimeze, dore na n'uyu munsi bari kubatwika babita abanyarwanda, kandi bavuga ikinyarwanda koko, nuko basa nk'abanyarwanda, ntibasa n'abandi baherereye hirya yabo. Ibyo ntibisanzwe. Niba bisanzwe rero, iyo ugeze mu Uganda ipatiri hafi y'u Rwanda, uzasanga hari abantu bavuga ikinyarwanda basa nk'abanyarwanda. Ugiye muri Tanzania yes, hariya hose that big part hahoze ari aho u Rwanda. Hanyuma abakase imipaka mishya, imipaka yihe mishya itari y'u Rwanda rwahoranye ku bwa Rwabugiri, nibo bateje ikibazo. Kunyumva? Hanyuma bakase imipaka bibagirwa gukurayo, iyo babikora kiriya gihe kandi byari gushoboka, bakabanza bakavanayo n'abaturage bahatuye bakabazana mu Rwanda. None bari kubabwira ngo nibaruzemo iki gihe nta n'ubwene gihugu bahafite. Urumva? Already bafite ubwene gihugu bwaho babakatiyeho imipaka. Ubu bari kuvuga ngo nibabazane hehe mu Rwanda. Ntibishoboka batazanye n'ubutaka bwabo. Ngewe mbaye nk'Imana, nukuvuga nahita ngenda ikivu nkakimura. Urumva? Nkagishyira hirya rwose aho byagarukiraga, ubutaka bwose bugahita bugaruka, ibi aferi yabirangiye. Kugira ngo umuntu yambuke aze, kandi byamusaba kwambuka ikivu. Ariko muri make none rero ntabwo ndi Imana, uretse ntabwo ndi Imana, kubera ko ntari Imana. Umuti n'umwe kandi ukwiriye kunyobwa. Kariya gace kose k'uburasirazuba bwa Kongo, kugira ngo ziriya ntambara zihagarare, n'ubundi kahoze ari ak'u Rwanda nikagaruke, kandi kagarukane n'ibihari byose n'abakariho bose. Iyo niyo solution finale. Ibitari ibyo bizabyara intambara ya gatatu y'isi. Niba itatangiriye ahandi, izahera hariya. Iki kiganiro tukigiyemo cyaba ari kirekire, twafata umwanya w'iki ngiki gusa. I have my time. You have your time. Akabazo kamwe gato, bari abanyamurenge bari hariya, urumva ko bizashoboka cyangwa bizarangira gute? Kuko abakongomani barimo kuvuga ngo twabagarura iwabo, nabo bakavuga ngo hano ni iwacu. Urumva bizarangira gute? Nibiza nyine kariya gace nikome kwa ku Rwanda, bazahaguma bose bazemera kuba abanyarwanda, kandi bazaba ari abanyamurenge, bazakomeze bitwa abanyamurenge. Abaturage ba Kongo abaturage b'imurenge ni muri Kongo. Icyo gihe nibiba nk'uko mbitekereje, ntabwo hazaba hakiri muri Kongo. Kongo hari ahantu hakwiriye kuyamburwa. Si n'ubwa mbere byaba bibaye rega. Ubu ngubu Uburusiya mu mwaka wa 2014 bwafashe intara ya kiriya gihugu bari kurwaniramo cya Ukraine yitwa Crimea. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi se ntibahafashe. Kuki rero u Rwanda ruri kugerageza kujya, cyangwa wavuze washatse kuntega umutego ngo kubera iki ngo ndi kuvuga ngo ni u Rwanda ruri kurwana hariya, ngo kandi ngo ari M23. Hanyuma none se perezida wacu amaze iminsi ajya mu mishyikirano, haba muri Kenya, haba muri Angola, abagiye gukora iki kandi atari ikibazo kimureba?
reka mbese mbuke gato ntago ndi umunyapolitike wabikinishije rero ntukajye ukinisha umuriro uretse Yeah. ntugakinishe umuriro kandi uzi ko utuye muri nyakatsi No. ujye watsa umuriro uzi yuko uri buwucane kandi ukawota uzi impamvu nta kibazo ndakubabariye kuko bihunze ariko ntuzongere kubikinisha. asante sana. Yes. jya wikinisha ibintu witeguye. No, on my side ni ibintu byinshi twagane iyo ni topic yonyine twafata. Abanyapolitike rero banyabo Yeah. ntago bavuga nk'ibi mvuze kuko barara babafunze. Uriko nyumva? Yeah. Nanjye rero ntabwo ndi umunyapolitike. Okay. Ndi umusesenguzi. Ndasesengura ibintu ko bikwiriye kumera kuruta uko bimeze kugira ngo amahoro aboneke hariya. Sibyo? Kariya gace kose karimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco w'abanyarwanda n'imyitwarire gakwiriye kugaruka uko kahoze kagasubira ku Rwanda. Okay. Sawa, reka dusimbuke tujyana hano. Uyu munsi twabyutse dufite inkuru mbi gusa. Ku bastare babiri bitabye Imana harimo BURAVAN na YANGA. Nk'umusesenguzi kandi n'umwaka ushize ukwezi nk'uko nguko twabuze umuhanzi w'umuraperi witwa Jay Polly. Uyu mwaka uku kwezi nyine abahanzi babiri cyangwa abanyempano babiri bazwi mu Rwanda bakonzwe n'abantu benshi, YANGA hamwe na BURAVAN. Ejo nimbatari ejo bundi mama wa Meddy nawe yitabye Imana. Ibi ngibi ni icyo bivugaho? Niki nabivugaho? Kijyanye n'ikizi impfu z'abastari zikurikiranye. Abo nibo muzi bapfuye uyu munsi gusa? Ni abo nibo bantu bazwi twabashije kubamenya cyane. Kuki se mutumvise radio mu matangazo yo kubika n'abandi bapfuye? Kuki muri guhitamo abo ngabo? Nicyo mbasha kubaza. Nago twafatira ngo tuvuge ngo naba ngabo gusa. Abapfuye uyu munsi ni benshi mu Rwanda no ku isi yose, ni benshi cyane, ariko mu bantu bazwi. Reka nkubaze noneho iki kibazo, humura ndagusubiza. Ni iyihe nyungu uri bugire nyuma yo kugusubiza? Ni iyihe nyungu BACT na BigTown bari bugire nyuma yo kubasubiza icyo kibazo? Inyungu tuba dufite ni ukumva ibitekerezo by'abantu. Urumva? Why me? Why you? Not only you. Icyo no guhura n'undi nkamubaza the same question. Ariko right now nukubaza ngiye. Okay, uri umusesenguzi. Yes. Nk'umusesenguzi niyo mpamvu ndimo kubaza. Rero ngewe ntabwo mfite inkuru y'akababaro gusa. Mfite inkuru iri paradoxale. Iyo mvuze paradoxale abadukurikiye bashobora kutabyumva neza, ariko ni inkuru ishimishije kandi nababaje icyarimwe. Ku ruhande rwanjye ndababaye kuko abo bahanzi bagiye, sibyo? Ariko ndanishimye kubera uburyo bagiyemo, sibyo? Ntabwo bagiye nicyo kinshimishije, isi yose yiri kubona bagiye. Ariko ntabwo bagiye, ntabwo bapfuye. Impamvu batapfuye nuko basize ikizahora kibatwereka. Urumva? Hari abavuga ngo nabonye bagenda bandika ngo bazahora babibuka, umuntu yibuka abo yibagiwe. Twebwe buri gitondo cyangwa buri munota runaka uko tuzajya kuri iyi mihanda tugakirika ku ndirimbo yabo, tuzahora tubafite mu mitima yacu kubera ibihangano basize. Urumva? Noneho akaba undi urengeje n'ibyo byo guhanga gusa. Ndavuga uriya YANGA. We si uguhanga gusa, biriya ntabwo biri mu rwego rw'ubuhanzi, ahubwo we yarengejeho. Bari bifate nk'umuhanzi, ntabwo ari byo, ariko yari umusitari, cyo tukemeranyeho, sibyo? Abana bacu bakubiswe inkoni nyinshi
kubera amafaranga bagiye batwiba bajya kureba udusobanuye twa yanga muri iyi mihanda hariho benshi cyane bakubiswe izo nkoni bari kubyibuka neza ariko nta wabakubise kuko abanga ahubwo ni nko kubwira umwana ati hari n'igihe cyo kujya muri filime ariko hari n'igihe cyo kwiga hari n'igihe cyo gukora imirimo yo mu rugo sibyo nta wamukubise kuko amwanga ariko nubwo ababyeyi twakubise abana bacu tukagira dute ntibyigeze na rimwe biturehereza aho abana ngo bagume mu rugo ahubwo bahubukiye buri gihe kujya kureba udusobanuye twa yanga sibyo ibyo bintu rero birashimishije ko umuntu ashobora gukora ikintu nk'icyo yarangiza n'igihe cye cyo gutaha cyo gupfa kikagera kandi ntapfe kuko n'ubu ngubu dusobanuye twa yanga barimo baratureba batanze amafaranga yabo ubu nonaha tuvugana ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi ku bumva ururimi rw'ikirundi cyangwa ikinyarwanda barimo barazireba yari afite ubuhanga nk'ubwo twagiraga kera twe bana ku myaka 7, 8, 9 tutumva n'ururimi twarebaga filime twarangiza natwe tukajya kuyibwira abandi bantu filime yari mu rurimi tutumva ariko tukajya kuyibara uko twayibonye n'ibyabereyemo byose kandi akenshi bigahuza n'ibyakinwe uri kunyumva so na yanga rero rimwe na rimwe yasobanuraga ibyo yumva mu cyongereza ariko ntumbwire ko yumvaga n'igihinde ntumbwire ko yumvaga n'ikirusiya ariko yarabisobanuraga kandi abana bakabona ibyishimo na n'uyu munsi rero nicyo kinshimishije atashye asize ibyo yakoze bitazapfa twe tuzagenda bihasigare bitanga ibyishimo nanone kuri iyi mihanda turi kumwe cyane hanyuma ikimbabaje ndishimye kandi ndanababaye mbabajwe nuko aducitse tukimushaka umuntu nk'uriya tuba dushaka ko amara nk'imyaka 100 bya bindi muvuga ngo nta myaka 100 bariya nibo tuba dushaka ko bamara imyaka 100 kuko babonye igihe kinini cyo kubaho ubwo ndavugira rimwe na mugenzi we BURAVAN ni burabyo Ivan sibyo bihinnye nawe asize byinshi cyane yahawe ibihembo byinshi namubonye mu nteko y'ururimi igihe babaga ibihembo RFI nawe yo yababajwe hubwo nuko agiye kuko hari igihembo yamuhaye nawe Radio France Internationale sibyo ni abantu bangahe bahawe kiriya gihembo mu Rwanda wanza ari we wenyine niwe wenyine you see ntabwo byari bikwiriye ko agenda kino gihe kubera yuko hari izindi ndirimbo nyinshi nziza wenda zari zimwe ziri muri studio izindi zikiri mu mutwe izindi zikiri mu nganzo urupfu rwe rwababaje benshi ariko rwanashimishije bakeya ndibwira yuko igihugu nacyo kibyishimiye ko umuntu wacyo agiye hari ibintu akoze hari umuganda yubatse ashyize ku rubariro rw'iki gihugu uri kunyumva kubera yuko birababaza umuntu kuvuka akamara imyaka 80 nta kintu wabaza yakoze cyangwa se yagizemo uruhare mu kubaka igihugu cye uri kunyumva ariko wagiye ku myaka mike cyane afite ibintu binini kandi bizagumaho urumva bishimishije
kandi bitazibagirana. So ngewe nicyo ngicyo mvuga ko binshimishije, nicyo mvuga kubera yuko hari abandi bagendera ubusa. Okay. Hari ikintu cyo kuvuga ngo iyo umuntu yitabye Imana benshi nubwo mwibuka cyane muri iyo minsi ya mbere uretse gato ugumana icyo kibazo nibagiwe kuvuga ikindi gishimishije kuri Yanga. Igihe cyarageze aravuga ati bindimo ntabwo ari byo, niyeguriye umuremyi wanjye, arakizwa, yakira agakiza, afata Bibiliya amafilima yarambika hasi, aratangira arasobanura, arigisha, kandi yera imbuto zigaragaza ko yihannye koko. Mu binshimishije cyane kurenza ibyo bindi nuko agiye afite agakiza, ntabwo ari nk'abandi benshi. Sibyo? Kandi kuva yafata uwo murongo yawugumyemo kugeza atabarutse. Sindeba mu mutima ariko ndebesheje amaso y'inyuma, ndebeye inyuma, ntabwo ari abantu benshi bari mu nzira nk'iye bakayivamo bagahindukira bakayigumamo uhereye umunsi yabikoreye kugeza umunsi atabarukiyeho. Bose bazize icyatsindiye isoko cyo kubahitana. Bo bazize indwara, uburwayi. Umwe yazize kanseri y'urwagashya, undi azira kanseri yatewe n'ikibyimba yarwaye mu gifu. Hanyuma hari igihe utumye nibuka yuko abantu benshi bajya bibagirwa bakavuga ngo bakize. Ari indwara zigera nko kuri enye, ariko ndibanda cyane cyane kuri enye cyane twita indwara zica bucece. Sibyo? Indwara zica bucece ku buryo udashobora, niba nabo bari ahubwo bagira ngo bakababara. Indwara ya mbere yica abantu bucece yitwa stress. Kubyumva niyo iri ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi ku isi bucece batabimenye na gato. Kumva umuntu ngo yarimo agenda, mwararanye muganira nk'uko turi gukorana ikiganiro, bugacya ukumva ngo ntawe uhari. Urumva? Hari kabindi ndwara bita diabete, iherutse no guhitana umunyamakuru mugenzi wanyu witwa ntawirusha intege wo kuri BTN. Sibyo? Hakaba iyindi rwicaruhoze yitwa pressure, indwara z'umutima. Hari iyo bita hypertension cyangwa se na hypo. Hari igihe iba na diabete irimo ubwoko bwinshi. Hari blood sugar iri high cyangwa iri low. Hanyuma na pressure hari iba high, hari iba low. Zose zicecetse. Ikibi cyazo nta mpamvu izitera ihari. Ubona ziza nta gakoko kazanduza gahari. Sibyo? Noneho hakaza harya ubwo inye ntizirangiye. Tubanje diabete, stress. Iyindi ubwo ni iyihera. Reka dukomeze ikiganiro. Nuko nihitiza nayo ndayivuga nintayivuga zaba ni 10, ariko izo nizo z'ingenzi cyane. Cancer. Ari yihitanye bombi babiri turi kuvugaho ubu ngubu. Nayo nuko imeze, kandi ikwira mu mubiri bitewe n'akantu gatoya. Sibyo? Ukamubona ari umusore agenda hariya, ukumva ngo mu mubiri we harimo kansa y'ikintu runaka. Kuri BURAVAN kansa y'urwagashya. Urwagashya ubundi ntirukunze kurwara iyo kansa, ni gake cyane, ahubwo rugira gutya rugasinzira, bityo production y'icyo bita insuline
iri controlling isukari mu maraso ntibe yanaba ntikore uko bikwiriye, hakabaho disorder mu mwijima no mu rwagashya n'imikoranire yabyo byombi mu gukontrolinga isukari biri mu maraso ngo ibyare ibyo bita lipid. We rero birenga aho ngaho ntirwapfa gusa, ahubwo ruhita rurwara kansa ariyo yagize ite yamuhitanye. Mumubonye aririmba nko mu ndirimbo ye ya nyuma urabibona ko arwaye ugereranyije n'izindi ndirimbo, sibyo? Ariko we ntabwo yavuga ati ndarwaye gutya. Abantu bamenya ko umuntu yarwaye ari uko yagiye mu bitaro, nicyo kibi cyayo. Hanyuma birashimisha ko imuhitana vuba kurusha ko yamwica buhoro buhoro nk'uko nayise rwica ruhoze. Birababaza cyane. Umurwayi wa kansa arababara cyane, kunyumva? So aho kugira ngo rero umuntu ababare kandi bizwi neza kugeza uyu munsi birazwi neza ko atazakira, aho kugira ngo ababare ababaze benshi anatware byinshi. Mu Buhinde, igihugu cyayo gusa cy'Ubuhinde ushobora kukigenda iminsi 3 uri mu ndege utarakirangiza ubwite icye nangahe. None waraturutse no mu Rwanda mu bitaro bishyura ngahe abakurwaje ni menshi, kuzana umurambo ni menshi. So ibishimishije nuko yagumayo agakomeza bizwi neza kwanza ko atazakira, agakomeza agakonsuminga n'umuryango n'abandi bose kuruta ko yakwitahira mu mahoro nk'uwarangije urugendo rwe neza. So habaho rero ibintu bitatu kugira ngo umuntu apfe. Habaho ibintu bitatu. Ni ugukora ikosa twese duhuriyeho ryo kuvuka ukaza kuri iyi si. Kunyumva? Ubwo rero ibyapiganiye isoko byo kuguhitana kiba gihari cyarushije ibindi byose. Haba hasigaye gusa time, the right time. Hanyuma time yaboneka igeze igahamagara ikigomba kuguhitana kikaza, hanyuma nawe koko kikaguhitana. Ntabwo dukwiriye kuririra abapfuye. Bibiliya iravuga ngo abazima bazi neza ko bazapfa, ariko abapfuye bo finish, birarangiye. Ibyishimo byabo mu mihangayiko n'iki byose biba biheze. Ahubwo dukwiriye kwishimira umuntu bikwiriye, nk'aba bana babiri batabarutse bafite aho bagejeje igihugu cyacu. Birashimishije kuko gupfa ko bagombaga gupfa nta hantu babikwepera. Ariko birababaje ko bagiye bakiri bato. Igihe gisigaye bari kuzagikoramo ibindi byinshi byiza biruta n'ibyo bakoze mbere. Nicyo gikwiriye kubabaza umuntu w'inshuti yanjye dutekereza kimwe. Yes, kuba iyo twabuze umusitari, umuhanzi, umuririmbyi, kenshi usanga indirimbo ze icyo cyumweru ziracurangwa cyane, abantu bakamuvuga ibigwi, ariko akiri muzima wasanga ni ibintu buri muntu arabakwiye kumva. Abantu bamuvuga neza, abantu bacuranga indirimbo ze, ariko iyo yatuvuyeho nubwo usanga pressure zabaye nyinshi ku bantu barimo kumwibuka. Ibi ngibi ubibona gute? Ntabwo mbibona neza. Ibintu byo gushimagiza umuntu ngo nuko yapfuye kandi akiriho mutarabikoze ni uburyarya. Biriya ni uburyarya, bigarura ubwoba abantu bifitemo bwo gutinya urupfu. Kandi maze kubabwira warutinya uko byamera kose uzapfa. Ni ikibazo cy'igihe kitaragera kuko ikikwica cyo already kirahari. Niba ukunda Bacyu bimubwire akiriho agihumeka. Kuza kubivuga ubonye agiye niyo esheki ishoboka.
so ahubwo iki ni igihe cyo kwishimira igihe gito wamaranye n'uwo muntu wakunze. Ariko urukundo wamukunze rugaragaze akiriho sibyo? Hanyuma rero n'umunsi wo gutaha bishyiriho akadomo. Utumye nibuka umuntu umwe turi Rusororo yaraje avuga mugenzi we aramutaka rwose, ntabwo twari duherukanye kubera ikibazo cyo kubura umwanya, akazi iki. Yari inshuti yanjye y'amagara, mbabajwe nuko apfuye ntarinze aho atuye. Mwese mubi Kigali, inshuti yawe y'amagara ubabajwe nuko ipfuye utazi aho atuye. Ni ikibazo gikomeye cyane, gifata benshi cyane. Ariko ibi sometimes urebye neza wasanga atari ibintu byo kublaminga uyu muntu. Uwuhe? Uyo nguyo wababajwe n'urupfu rwa mugenzi we, ariko ntabwo baba bababaye. No, ntabwo baba babaye. Ushobora kubabara ariko mu gihe akiriho ni ibintu biri nomo, biri rusange. Umuntu waba yababaye we numva aba ari nk'umubyeyi, urumva? Birumvikana ni nk'umufiance, ni nk'umwana wanjye arababara, ariko bariya bo ku ruhande benshi abafana n'uburyarya bwinshi, benshi n'uburyarya, kandi ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza kweri. Nimba ukunda umuntu garagaza urukundo, mugaragariza urukundo agihari, mukiri kumwe. Ibyo ndabisapotinga ijana ku ijana. Gucunga ngo yapfa. Hari abantu baza biyambitse urukundo bafite, kandi baje kureba koko ko wapfuye, ko batababeshye. Baje guhakikisha koko ko wapfuye, ko batababeshye. Namba 2, kugira ngo babyemere neza ko wapfuye, bikaba ngombwa ko babireba kwa wa munsi bari kugusezeraho. Kuko akenshi batabibonye ntibabyemera neza ko byabaye. Ni nayo mpamvu ubona bitera ikibazo gikomeye mu mitekerereze y'umuntu no mu mibereho ye, iyo umuntu we abizi ko yapfuye cyangwa akeka ko yapfuye ariko ataramushyinguye ku yindi side, on the other side. Iyo umuntu atabonye umuntu we apfa, nubwo yemera ko yapfuye ariko ataramushyinguye, bitera ikibazo mu mitekerereze n'imibereho y'ahakurikiyeho nyuma ya wa muntu. That is why ari ngombwa uko bakora iyi mihango yose ubona iherekeza umuntu witabye Imana. Simbifata nko kwitaba Imana njyewe, niko mwe mubivuga. Imana iguhamagara ukiriho. Kuriya 2018 na 19 yahamagaye Yanga akitaba, hariya yaritabye. Wambwiye ngo wavukiye muri Tanzania. Nkunda Tanzania kenshi iyo nabaga ndiyo. Mu gitondo wafunguye nka radio hakanyuraho amatangazo yo kubika umuryango wa kanaka, uramenyesha inshuti n'abavandimwe ko kanaka yitabye Imana. Ati Imana ikunda Abanyarwanda. Kuki ikunda Abanyarwanda? Twebwe duhora iki? Ihora ibahamagara nta munsi ubusa. Nta munsi ubusa Imana idahamagara Abanyarwanda. Kumbi muri Tanzania barumva guhamagara nkuko nahamagara Bacyu, kandi mu Rwanda aho bari kuvuga ko umuntu yapfuye. Sibyo? So Imana ihamagara umuntu acyumva gutya, akitaba cyangwa akabireka. Biriya mwita kwitaba Imana, that is wrong. Ni ikinyoma Satani yashyize mu bantu. Ni nacyo gituma mugera kumva y'umuntu ngo umuntu ngo agiye mu ijuru. Ni wowe uritanga se? Oya. Okay. Hari ikindi kimwe gisigaye kuri ndashaka kugenda. Reka icyo tugisimbuke tujye ahandi. Turagisimbutse cyangwa turakivuze? Twakivuze kandi biba bihagije, bidahagije dusoreze kuri kimwe.
mfite ibibazo byinshi ariko reka gerageza nkwemereye kimwe hitamo icyo ubonye ukunze ni byinshi ntabwo rero nataha burije cyane. Okay, gerageza basi kubisubiza ubintu. Hit ya Dorimbogo urayibona gute? Hit ya Dorimbogo kuntu yaje pop kitamenyekana ahantu hose. Ni ibibazo abantu barwaye umutwe sibyo, nta kindi, nta hit ngewe mbona hariya, nta ihari, icyo turakirangije. Abantu bararwaye, barwaye za depression, bafite bya bibazo bya stress maze kukubwira bihitana abantu benshi. Hanyuma kuko guseka ari ikintu cyiza, babonye ibisekeje baraseka. Hanyuma harimo n'ibintu bya revenge, abanyarwanda rega bakunda guhora bazinze umunya kubera ibyo bibazo byose badafitiye ibisubizo. Noneho bakarivenginga muri buriya buryo. Iriya ntabwo ari hit. Ibaye hit ni ikintu kizagumaho. Hari ibintu bizi by'umweru 2-3 kwezi bikaba biraciyeho, ntabwo mbyita hit. Ese akomeje agasohora indirimbo ze ntabwo ubona ko yagumaho igihe cyose? Agasohora indirimbo ze. None se ngewe namubujije gusohora indirimbo kuko wakoresheje ijambo hit iza mu byumweru 2-3. Ariko akomeje agakora iki se? Akaririmba n'umuhanzi. None se yaririmbye iyihe ndirimbo curanga twumva? Dorimbogo. Ubwo iyo ni indirimbo rero nawe ngo uracuranza. Kurikizaho ikindi. Okay, itandukana ryabo twite tunasoza icyo ngicyo, mfite ikindi kimwe cya nyuma. Itandukana rya manager wa Dorimbogo. Manager wuhe? Laila. Laila siwe yari manager. Mwamwise manager namwe muri biremera koko. Komereza ku kindi. Icyo ntabwo wahakanye ko muze kureba ku yandi macana ibyo twarabivuze bihagije. Ntabwo nkunda kurepeta. Ikindi? Okay, ikindi ni imyambarire Afande Kabera yavuze y'abakobwa b'i Kigali. Kwambara ya myenda migufi ngo ntago ari sawa. Bazajya babafata babafunge. Ibingi urumva ari sawa? Wowe ku bwawe wumva ari sawa? Ku bwanjye nje ndumva ari sawa. Urumva ari sawa? Ahandi nkumva atari sawa. Wabuze uruhande ufata n'urwo uhereramo. Okay, nabisobanura. Mu muco wa mbonezabupfura w'Abanyarwanda, umuco w'intore, ntabwo biri yari sawa. Sibyo? Abantu nibambare imyenda ibakwiriye. Kandi mu Kinyarwanda tugira n'umuco n'umugani uvuga ngo mu muco wacu habamo imigani, sibyo? Harimo umugani uvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Abana bacu ni beza bihagije, ntabwo bakeneye kwiyandarika, sibyo? Kandi kwiyandarika no gukora ibiteye isoni mu ruhame ni icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa itegeko, ndumva ari nimero 68 ingingo ntarapresiza neza, nimero 68 ryo ku mwaka wa 2018 par 2018 rigena riteganya ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange, sibyo? Gukora ibiteye isoni mu ruhame ni icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko wanishwa byibura amezi 6 niyo make, maximum ni imyaka 2. Ubwo rero biterwa n'umucamanza washyikirijwe uwo muntu wakoze ibyo. Turamuzi umwe wagiye mu gitaramo yambaye yatawe muri yombi, ariko uriya ntekereza ko batazamushyikiriza urukiko ni mu buryo bwo gukosora, sibyo? Gutangira gukosora no gukangara, kuko yavuze ngo yakanguriye urundi rubyiruko rugenzi rwe ngo batinyuke barashoboye. Bose bajya ku mugaragaro batangira buri wese kwambara ubusa, sibyo? Ni uburyo bwo gukangara no gutinyisha abandi mwese mugiye kubitangira. Niyo mpamvu leta ihari. Leta impamvu ihari ikajya mu mwanya w'abaturage bose gufata ibyemezo bikwiriye bose. Si ngombwa ibyemezo bifashwe ngo bishimishe bose, sibyo? Ahubwo ibyemezo bikwiriye bigomba gufatwa kandi bigashyirwa
mu bikorwa. Sasa iyi gahunda yo gufata abo bana b'abakobwa bakajya kubafunga mu nzererezi cyangwa aho ari hose no gutanga inyigisho zonyine kumubwira ngo reka ibi ngibi ntabwo ari byiza n'ibi, nta nyigisho zirenze izanditse mu mutima wawe. uri kumva? ahubwo gukosora niyo nyigisho yindi yiyongera kuri izo ngizo. ibihano, gukosora ibihano biza iyo gukosora byananiranye. sibyo? kameramani uyu nguyu yitwa nde? Kebro. uyu yitwa nde? Nina. ninde wamwambitse kuriya? inde Kebro cyangwa Nina? bose ninde wabambitse kuriya? ntago mbizi. Kebro shoko yambitswe n'umugore we, Nina nawe shoko yambitswe na mama we. ntago upfa kubimenya cyangwa yiyambitse. mutunge mikoro twumve wamwambitse. ninde wakwambitse? yiyambitse. hari umuntu washyize, hari ahantu wasomye itegeko rigenga imyambarire? ni mu mutima wawe ukubwira ngo iyi niyo myenda ikwiriye. ariko hariho akandi kaza kakakoshya kakakubwira nanone mu mutima wawe ngo ngo reka nambare kuriya bambone. sibyo? ako niko kabi tuzahangana nako mpaka tukanesheje. icyo tutazemera nuko kazatunesha. Okay. hazabaho part 2. hazabaho part 2. reka turimo kugasoza kangako. iyi myambarire barimo kuvuga ubu ngo bigufi, hari umuntu cyo kuyambara bitewe n'ubushyuhe. bitewe ubushyuhe, izuba ni ryinshi muri aya mezi urumva. So umuntu akambara imyenda migufi akenda kameze ukuntu, hanyuma se hashyuha amaguru gusa. hashyuha amaguru gusa. Okay. urimo gushaka iminota ibe myinshi. humura sibyo? iyi wenda yari intro. kandi ni byiza ko ari n'ubwa mbere nari ngeze kuri BigTown. humura barabikunda. ntabwo ari ikibazo cya kabiri. ibibazo bindi bibikire ikindi kiganiro bitewe n'uko mbere y'igihe atari igihe, kandi na nyuma y'igihe ntabwo ari igihe. igihe ni igihe, dore kirageze. reka dusoze. sawa. ndakwemereye, usibye ko icyo kibazo cye ntabwo cyari cyarangiye, hari akantu kagiherekeza kamwe konyine. gahunda yo kwinjira muri club, mu tubari n'ahandi hose ukerekana indangamuntu. ibi urabyumva gute? ube mukuru cyangwa mutoya ariko ugomba kubanza kwerekana. ntabwo nzi yuko umukuru bazamusaba kwerekana irangamuntu. iyo habaye itegeko, reka twumvikane. ntabwo nzi yuko umuntu ungana nkanjye bazansaba irangamuntu. icyo ni icya mbere, kubera ko bafite wa mutima n'ibyanditsemo wa wundi maze kukubwira. ahubwo umuntu bizagaragara ko ari mutoya, adakwije imyaka yo kujya aho hantu, bagakeka gusa ko ari mutoya, bazamusaba irangamuntu. ndakeka ko waratembereye, sinzi nimba uzi ibihugu bifite amategeko yo kwerekana indangamuntu. hari ibihugu natembereye, ube mukuru ukuntu ugaragara cyangwa ube mutoya, itegeko riravuga ngo iyo ugiye kugura, ikigambiriwe aho ngaho ni ikindi, ntabwo ari ibyo ngibyo byo kureba. hari umuntu cyo kwibeshyaho imyaka ukavuga ngo uyu nguyu. yes. niyo mpamvu njyewe iyanjye ntabwo bayibeshyaho. byashoboka? no, nta muntu wambwira ko njyewe ndi under 18. njyewe ndebye, uwo yaba afite ikibazo mu. njyewe ndebye hari ukuntu cyo kuvuga ngo ndi under 18. wowe ntabwo uri under 18. nagiye ahantu henshi cyane, hari ibyo nashakaga. arambwira ngo itegeko riratubwira ngo banza utwereke. ni ba bandi rero bakurikiza amategeko y'inyuguti. uri kumva? hari abantu bakurikiza amategeko y'inyuguti. ukaba wamubwira ngo uyu munsi nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hano. uri kunyumva? muri uru rugo
uyu munsi nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hano hanyuma nyir'urugo yaza bakanga ko yinjira bamuhoye ko ari umuntu uri kunyumva asante sana urakoze cyane urakoze cyane tuzongera tugushake next time tuganire ni byinshi cyane sawa sawa numvise ufite ibitekerezo byiza bwana RWA urakoze cyane iyi ni BigTown TV ku mpande za cameras nifite Kebro na Nina RWA nawe urakoze cyane nabarimo kurikirana BigTown TV namwe murakoze cyane comment zanyu turazemeye kugira ngo next time tuzongere kumushaka dufite ibibazo byinshi cyane bivuye kuri mwebwe tuzamubaze maze adasubize asante sana until next time ciao ciao amina